Muti bihagase gute ni breaking news amakuru. Ubu rero nje kuba kwita breaking news. Ubu nje kubabwira ninde ugiye kubyemba ikipe ya Rayon Sport. Ubu nje kubabwira ninde ugiye kuyobora ikipe ya Sport. Ngiye kubabwira idonido kubigendanye n'ikipe ya Rayon Sport. Ngiye kubabwira idonido kubigendanye na Assemble. Muraza kuvuga muti umuhungu wa Ngarambe ni Matata. Muraza kuvuga muti umuhungu wa Ngarambe ni Furu Jasusi. Jasusi Furu Nondo. Furu Mukoko Jasusi. Mimi niko jasusi kabisa nakubali. Ntaraba hicyo bita umuripuko. Ntaraba kubita muripuko. Oho. Nye munacheza. Yes, reka nsuhuza abataramu banjye, suhuza umutaramu wanjye bita Super Manager. Mambo vipi mzee Super Manager? Deko nyine boy. Uyiwabi nk'abari bafite nakasa mutwe. Iwabo wa Super Manager barinikizaga kugira ngo bazajye guhumuza abana babaga bagiye ku mashuri bize, abana bakarinda bajya muri break batarahumuza bagikama. Byabaga bikomeye. Kandi ubwo babaga batangiye sangapi nka saa 8 z'ijoro nibwo binikizaga bagatangira gukama. Aba bari bafite inka ubwatsi. Uwo ni Super Manager, muhungu wa Gakumba. Aba bagiye batura ahantu henshi za Rugera, bagiye batura ahantu henshi aho bita za Gabiro, bagatura ahantu bita za Ntuzi yo za Mwizingi iyo ngiyo, bagagira bita za Bushangaro. Bagendaga bimuka, babaga bafite inka nyinshi cyane wabo wa Super Manager. Reka mushimire rero ku munsi w'ejo bakoze ikiganiro cyiza cyane ari kumwe n'umukobwa bita Sandrine, nyiri Gasaro TV. Sandrine, kambashimire rero mwakoze ikiganiro cyiza kabisa ku munsi w'ejo. Kashimira n'abandi bataramu bose. Umukada komeza ukubite kabisa, ya musora aritakuma kwe ariko umukada kwe uri hatari rwose. Kambashimire rero n'abantu bose n'abakozi banjye mwese ndabashimiye kabisa. Muri abantu b'abataramu, muri abantu bameze neza cyane, muri abantu b'abataramu cyane. Nimukomeze rero mutere imbere. Yes, muti bihagaze gute rero ngiye naje ndimo ndakubita mbangura, ndimo ndakubita shyira pembeni, ndimo ndakubita zana. Ubu ndinjira mu ikipe ya Rayon Sport 5 kwa 5 bila kubita pembeni. Muti bihagaze gute? Kanze mbaha amakuru, kanze mbaha inkuru ihishe. Mimi ni jasusi Furu Mukoko. Nge ndi jasusi amakuru ahishe. Ibi bintu nta muntu n'umwe ubizi. Ibi bintu ndetse na Zitoni umunyamategeko wa Rayon Sport aho yabihishe ntazi uburyo nabigezemo. Ntazi niba naciye munsi y'urugi, ntazi niba naciye mu idirishya, ntazi niba nanyuze hehe. Ariko icyo nkubwiye bwana Maître Zitoni, warigeze ngo ubika amabanga ngo uri hatari. Zitoni nta nkuru ajya atanga, ni mubaya sana uyu. Ariko uburyo nabimenye mzee Zitoni Maître komaoze. Yes, muti bihagaze gute rero twagiye twihuta sana. Mbahe habari kemkemu ziri muri Rayon Sport. Mbahe muri bimwe bizigirwa cyangwa se bizakorerwa mu nteko rusange ya Rayon Sport. Muti bihagaze gute? Twende kazi. Twagiye. Niba hari ibindi wakoraga banzu bishyira pembeni uze uvuga utisha kumva umuhungu wa Ngarambe mutaalam. Ngwino. Hari ibintu byinshi utaza usubiramo ugira gute ngo njyo twonge. So dore uko bihagaze rero. Ku munsi itariki 16 hazaba ari samedi, hazaba ari kuwa gatandatu. Inama y'inteko rusange ya Rayon Sport izaterana. Ariko mbere yuko iterana hazabanza inama cyangwa se kikao cha wazee wa baraza. Wazee 16 na abasaza 16 abari bo twita wazee wa baraza. Aribo impamvu bita wazee wa baraza ni babantu babasaza bafata ibyemezo nko muri kariti.
ugasanga hari abasaza bemerwa mbere yo kugira ngo wenda bajye nko kurega umuntu bakabanza bakajyanayo umuntu niba yarananiranye, abo nibo baza gufata ibyemezo, baramuhana bwa mbere, bakamuhana bwa kabiri, bwa gatatu yananirana bakamutanga itegeko bakamutiya mbaroni. So mbere y'uko inama y'inteko rusange ya Rayon Sport iterana, hazabanza guterana abasaza 16. Iyo nama izatangira ku isaha ya mu gitondo, ku isaha y'isa 2 niho bazafatira breakfast, niho bazafatira na lunch. 16 ndetse na metire wabo ubarangaje imbere wo bita Metire Zitoni, metire w'umutaramu cyane nemera, uno musazi ibyo akora arabizi, afite uburambe ku kazi bwinshi cyane. Metire Zitoni ndamwemera cyane. Ngo bihagaze guterera ku isaha y'isa 2 mu Nzove, ntihazagira ababeshya ngo bizabera handi. Ibi bintu bizabera mu Nzove saa 2. Aba basaza bazaterana, Zitona azaba ari imbere afite amadosiye nk'aya Rukeba. Muri Rukeba ngo ni wari ufite amadosiye angana gutya. Rukeba ngo yari musomi, yagendanaga amadosiye angana gutya, yari afite akabaga, murabona yari umutaramu cyane. Zitonirazi azaba araha imbere, aba basaza 16 bazaba araho. Ubwo iyo mvuga abo basaza ni ba Paul Muvunyi, naba barwa Gacondo, nabo ba Ruhamyambuga, nabo ngabo ba Tadeo, nabo ba Prosperi, nabo ba tugende twibukiranya. Abasaza ba Rayon Sport ni benshi, Mutara Musadati, abitwa ba Mushimire, unyibutse ni bande ni benshi, ariko ni 16. Aba rero muribuka ko itegeko ryari ryarabagundiriye, aba muribuka ko itegeko ryari ryarabakumiriye, aba muribuka ko itegeko ryari ryarabicariye, aba muribuka ko itegeko baravuga Waswahili usema sheria ni msumeno. Isheria yari yarabakandamije, itegeko ryari ryarabakandamije. Msumeno na akantu bita siyameto, nawe utekereze, baravuga ngo itegeko rimeze nka siyameto kuko irababaza, irakerera. Siyameto ikata ibyuma, tekereza nawe akantu gakata ibindi byuma. Baravuga rero ngo sheria ni msumeno. Itegeko rya RGB ryari ryaragiye ribana abantu, ntibari bemerewe gutora, ntibari bemerewe gutorwa, ntibari bemereye yewe no kwatendinga assemblée générale. Bari baraho nk'abafana nka Rwarutabura, bari bameze nk'ukureba abitwa ba Wanyanza, bari bameze nk'ukureba abitwa ba Kabindi, bari bameze nk'ukureba abitwa ba Marayika. Niko byari bihagaze, bari bameze nk'indorerezi z'abandi bafana basanzwe, kuko itegeko ryarabakumiraga 100%. bari gunze, bari baragize gute muribuka RGB, umuyobozi wa RGB ndetse na Minister Mimoza bicaza aba basaza bakabatokinga, bakababwira amagambo atari meza, bakababwira ko bakuriye ubusa, bakababwira bati ibiki nibiki. Abasaza bavuye mu nama batareba imbere n'inyuma, ndetse umupira basa naho ubageza ahangaha, ariko nyuma kubera urukundo rwo gukunda Rayon Sport. Ni naho nge nicaye ndavuga inti ariko uru rukundo ruranganike. Ni gute umuntu ashobora gukunda ikipe akakagera? Ni gute umuntu ashobora gutukwa kuri akagira gute ariko kanga kuva ku ikipe? Aba bantu urukundo bafite ni rwa rukundo rwuzuye, ntago ari rwa rukundo rw'urumamo, ntago ari rwa rukundo rw'inyungu, ntago ari rwa rukundo rw'injyawuro. Hari abandi babeshya ukagira ngo ni urukundo, kumbe ni injyawuro bashaka muri icyo kintu. Ariko aba n'abasaza bihaye, aba n'abasaza bifite, aba n'abasaza Rayon Sport wayiryamo iki? Ariko urukundo rw'aba bagabo nge rwarandenze, urukundo rw'aba bantu naruburiye, ngewe naruburiye iki? Naruburiye ibisobanuro simbizi, ariko aba bararenze, aba bateye ubwoba, barenze kuba bakunze, barenze ibindi byose, biyumva muri Rayon Sport nk'uko simbizi. Ariko icyo nzi cyo umenya Muvunyi no kurya atarya ngo bimanuke, Rayon Sport itamereze neza, Rayon Sport itari mu maboko meza. So iyi nama rero nimara guterana, bazatangira kuvugurura iki? Kuvugurura amategeko. Nababwiye ko hari amategeko yabagongaga, hari itegeko ryabagongaga ritabemerera gutorwa, ritabemerera gutora, ritabemerera kwatendinga assemblée générale. Bari barabashyizeho, ngira ngo simbizi ukuntu babigita, ariko iryo tegeko ryarabakumiraga ku buryo bukomeye cyane.
ikintu rero bazazira babasaza 16 ndetse na Maître Zitoni bazaba bagiye kuvugurura cyangwa se guhindura itegeko. Rya tegeko ryabakumiraga bazarihindura zero. Rya tegeko ryabakumiraga bazarikuraho bajugunye iyo ngiyo mu bishanga. Ya mategeko yazanaga ibintu ngo urabona ngo bimeze gutya towa bajugunyiriye. Niba mara gukuraho ayo mategeko yabazitiraga, noneho bicare sasa. Ariko ubwo nukuvuga ngo niba mara gukuraho aya mategeko yose yabazitiraga, ubwo noneho bazaba bemerewe kugira gute? Muri aba basaza bazaba bemerewe kwitoramo perezida na vice perezida, ndetse aba nibo bazatorwamo nibo bazatorwamo umuperezida uzabayobora. Ni naho hazavamo perezida w'iki wa board. Murabyumva neza? Hazaba perezida wa board, habe na perezida w'iki wa Rayon Sport. Byose bizava he? Muri aba basaza bamaze kugira gute? Bamaze kuvugurura ya mategeko, bamaze kuvugurura rya tegeko ryabakumiraga. Murumva ubwina ariko mujye mubanza mwumve mutoto wangarambe giza navyo cambua. Aya makuru kuyabona biba byangoye. Murabona amaso kunasa nagomba narya. Sirari sirari kwa ajili ya mpira. Sirari kwa ajili ya mpira. Nataka mpira upande chat. Nchi yetu iwe mojawapo ya nchi ambazo zinahudhuria kombe la dunia. Iwe mojawapo kati ya nchi ambazo zinacheza AFCON. Iwe mojawapo ya timu ambazo ni kali, timu ambazo zinaogopwa katika bara la Afrika, pia ulimwengu mzima. Ibyo nibyo duharanira twese kugira ngo ikipe yacu igirite. Murumva ukuntu bihagaze? Maître Zitoni koma oze niba mara guhindura itegeko babasaza itegeko bamaze kuri ico cambo barikize pembere, inzitizi zose bajugunye mu bishanga, inzitizi zose bakuyeho, bavuga bati tuje gukorera Rayon, bavuga bati tuje gutanga umusada muri Rayon, amaboko yacu aje muri Rayon. Igihe twicariye hanze noneho baratwibutsa, igihe twicariye hanze noneho leta rwose duhaye go ahead. Ibintu tugiye kubikemura kuko aba nabagabo bafite inganda, aba nabagabo bafite ubucuruzi, aba nabagabo bamaneginga za biliyoni na biliyoni. Nka Paul Muvunyi ushobora kugenda kicara hari akaba yamaneginga biliyoni 5 cyangwa zinga akamaneginga inganda ze. Abantu nka Batade ushobora kumaneginga kenkayorize zirenga 20. Urumva? Abantu nk'abagacinya bashobora kwicara bakamaneginga imishinga yabo mikuri idadiye. Abantu nk'abamushimire bayoye isi, bafite isi, umuntu w'umunyamishinga w'umunyabigwi. Aba ni abantu bakomeye, babagabo barakomeye, aba ni abagabo. Noneho kubabwira ngo Rayon Sport ni kitu kidogo, nukuyifata gutya hasigaye bakayishakira imibereho. Niba mara kubirangiza rero byose abikuye mu nzira, itegeko bamaze kurihindura, aba basaza bemerewe basi bazicara sasa bavuge bati bihagaze gute? Ese imibereho ya Rayon Sport iragenda ite? Ese imibereho ya Rayon Sport ni iyi? Ese imibereho ya Rayon Sport irabahite? Kugira ngo ikipe ibeho igomba kugira iki? Igomba kugira perezida, igomba kugira uyiyobora. Mugende gakeya mu nyumva etape par etape. Nze no kubabwira n'umuperezida uzayobora Rayon Sport 5 kwa 5 bila kupepesa macho. Ndabibabwira mu byumve. Aya ni amakuru mba nacukumbuye, simba naryamye my dear. Ntago mba naryamye, namwe mba basaba kugira ngo umuntu amatwi gusa ahasigaye tugenda. Ndeba muri agenda yanjye hano tupia gicho kidogo kwanza, ahasigaye nkaza tugacambu. Hanyuma ikizaba niki? Nyuma y'ibi yo guhindura itegeko, nyuma yo gukuraho amategeko yakumiraga abasaza, kugira ngo habashe gutorwa batorwamo perezida, vice perezida n'abandi bose, ukuntu bizaba bihagaze. So ukuntu bizagenda niki? Bazicara bavuge bati nyuma y'ibi byose, nyuma yo guhindura itegeko turebe bihagaze gute, ese ikipe izaba hite. Ibi rero niho bazicara bavuge bati tugomba kugira gute, tugomba gutora. Muri aba basaza 16 niho hazavamo bita perezida wa Rayon Sport, uzayobora iki Rayon Sport, timu ya wananchi Eke Gasenyi, kuko naryo ntimukaryange ni ikipe ni izina ryayo. Murabyumva neza? Kugira ngo rero ibi bikorwa byo gutora, kugira ngo ibi bikorwe byo gutora perezida muri aba bataramu,
nibasoza bamaze guhindura itegeko, ubwo abayobozi b'amafani club bazaba bari hanze. Turagendana. Abayobozi b'amafani club, ubwo n'aba perezida b'amafani club yose ya Rayon Sport yemewe, ntago ari yose. Ari ushobora kugenda hariya agafata nk'ikipe akaba yayita ngo Kigingi Fan Club Rayon Sport, cyangwa undi akaza akaba yayita wenda akaba yayita ngo nta umenya umunsi Fan Club. Abo Fan Club izwi, Fan Club yanditse, Fan Club bazi bose, nizo zizagira gute abaperezida bazo nibo bazazihagararira, babahamagare bababwire bati muri he abaperezida b'amafani club bimeze bite. Bose bazatumirwa. Murabyumva neza? Abaperezida b'amafani club ya Rayon Sport bose, ariko fan club zemewe zanditse bazagira gute, bazatumirwa. Nta kindi kizaba kizanya baba, nta kindi kizaba kizanya abaperezida b'amafani club usibye kugira gute, gutora. Ubwo ndimo ndababwira muri babasaza bamaze gukuraho itegeko, tugenda neza mu byumve ribakumira, barihinduye. Noneho ubu baremerewe, bemerewe gutorwamo, bemerewe no gutora, bemerewe no kwatendinga iyi asambure, ndetse baranayitumiza, kuko ibyo byose ubusembwa babakuyeho ubwo barifura umukoko. Nibarangiza ibyo ngibyo kugira ngo rero batore, bazatumira abaperezida b'amafani club bahasesekare, kuko ubwo bazaba ari nko hanze already bamaze kubabwira. Iyo nama yabo nirangira guhindura itegeko, aba nibwo bazagira gute, nibwo bazaba aho hafi babahamagare. Nta kindi kizaba kibazanye, bazaba baje kugira gute, bazaba baje gutora. Nibivuze ko muri aba baperezida b'amafani club hashobora kuvamo umwe wiyaminiya akavuga ati ariko nanjye nditoza, aje akamena umuceri hariya, akavuga imigabo n'imigambi, akavuga uko ahagaze, akavuga uburyo bigenda, akavuga ati nanjye ndiyaminiya, akavuga ati gutya, nawe bashobora kumutora. Nababwiye ngewe amakuru mbaha aba ari ya makuru yo kuza mbomora, mbaha nka breaking news, mbabwira ibihari n'ibizakorwa, hanyuma nkigendera. Nabibabwiye hari igihe ndimo ndategura buri kintu cyose nkagishyira ku murongo. Mu minsi mike nzaba mfite umutaramu, tugenda tuganira, baza bihagaze gute gutya, tukaganira, ari ubusesenguzi, ari ukugira gute, tugasesengura ibintu bikagenda neza. Ariko muri iyi minsi bitaratungana, muba mubona ngemba meze nk'umuvuga butumwa, mba mbona agenda nkubita hariya kira pembe. So nkuko nabibabwiye, aba baperezida b'amafani club nabo aje akavuga ati nanjye ndiyaminiye, akaza akavuga ati nanjye ndi tayari kuba natora, akaza akagira akavuga imigabo n'imigambi ye bakamutora. It's okay, nta kibazo gihari rwose, yabikora. Ariko amahirwe menshi sinzi uko byamuhira, kuko aba bataramubo ibintu byabo biri ku mupango. Murabyumva neza? Kila kitu kiba kiri ku mupango. Murabyumva neza? Urugero, reka mbaho urugero. Kambaho urugero wenda nk'amafani club mubyumve neza, kuko harimo abantu sometime ubwira akakubwira ati sindabyumva neza, ariko ndumva ibyo bintu bikomeye, ndumva ibyo bintu bigize gute. Urumva harimo abantu batabyumva. So urugero, mubazatumirwa ubwo n'aba perezida w'amafani club yemewe ni Gikundiro Forever. Perezida wayo nuwo bita Dr Norbert. Dr Norbert mutaramu, rikana namusuhuze, ni inshuti yanjye kabisa. Dr Norbert ndamukunda, ni umugabo sinzi ukuntu namuvuga, ariko ni umugabo ugira umutima mwiza, ni umugabo ufasha, ni umugabo aho umukenereye, aho umukenereye arafasha. Sinzi gusa, ariko Dr Norbert ni umugabo mwiza cyane, urugero sinzi ukuntu namuvuga, ariko ni umuntu w'umutaramu, ni umugabo ugira umutima mwiza pe. Kandi umuntu ngiye kuvuga burya bari furu umukoko. Dr Norbert Gikundiro Forever azaba hari, akunda Rayon Sport cyane. Uwo nawe bamutumira bavuga ati uko wapi,
ubwo ni urugero ngenda mba. Dream Unit, uwo bita Dr. Korodina. Uyu mutaramu ni dokteri, ariko simbizi niba ari umumama, sinzi niba ari umukobwa. Kuko izina rye ndarizi, narikabuse kuko naciye mu bitabo abazatumirwa nabasomye, kuko nashatse kubazanira fan club nkeya ziriya zizwi, ariko uyu Korodina namubonyeho. Dr. Korodina akuriye iyo bita Dream Unit. Dr. Korodina azaba habaye mu bazatora, azaba hari. Hakaza Blue Winners, hari umutaramu bita Muhirwa Freddy, muramuzi, ndetse akaba no mu basaza. Iyi rero, iyi Blue Winners nabonye ari iba mu bari abayobozi bagiye bakomakomeye, benshi barimo batanga n'amafaranga. Buriya ni na fan club yo ngira ngo ni igikundiro forever, bajyaga batanga amafaranga menshi. Iyi ni